reka tubiyegereze abasanzwe bakurikira Bonjour Minembwe TV aho muri hose ku isi, abakora subscribe tubashimire, nawe utarayikora nimba kuri telefone yawe, kuri televiziyo hari ahantu hagitukura cyangwa kuri computer uhakande kugira ngo uzaze ukomeze ukurikire ibiganiro tubagezaho, ibyo tubagezaho bwacu, ibyo tubagezaho tuzanye abatumirwa, cyane cyane kugira ngo muzamukomeza mukurikire ibiganiro mutugera n'inama kugira ngo tuzakomeza tuganire, kuko abantu benshi mvuga abantu benshi bambwira ati doragukurikira kandi ibiganiro byawe tubikurikira. Uyu munsi twazanye ikiganiro cyangwa ijambo ryitwa medicance cyangwa kugambana, abakoresha icyingereza bayita ngo ni gossiping. Donc ukafata umuntu ugasanga yafashe umwanya munini cyane avuga mugenzi wiwe. Kuri ubwo rero turaganira tubatse kugambana niki, biterwa niki, cyangwa bisobanura umuntu ubaza ngo kugambana wenda ukabyumva mu magambo magufi, ariko turagira ngo turisobanure kuko tubyumva. Nawe nimba rukundo ubyumva uzandika kuri commentaire uvuga ati aho ngaho hari icyo twongeraho cyangwa hari icyo wibagiwe, kugira ngo dukomeze duhugurane. Kugambana ni ukuvuga amakuru, ukavuga umuntu icyo yavuze cyangwa icyo yakoze ariko adahari, ugafata umwanya ukavuga ati kanaka yakoze iki cyangwa kanaka yavuze ijambo niri, ukacaza abantu ukababwira amakuru cyane mukaganira, ndetse ugafata umwanya munini, ariko ukaba wavuga amakuru y'umuntu, ibyo yavuze cyangwa ibyo yakoze ariko mutari kumwe cyangwa utamwigishije inama. Icyo nicyo twita cyangwa abazungu cyangwa abandi bita kugambana. Hari n'igihe ayo makuru ushobora kuvuga ari ukuri, ushobora kuvuga ari ukuri ariko ukaba yavuze utabaje ngo umurebe, utabaje ngo umubwire ati ya makuru wavuze cyangwa bya bintu wavuze ngiye kubibwira abantu, ndetse akaba n'ababikoresha, ukabikoresha mu nyigisho ndetse no mu ikanisa cyangwa no mu biganiro bisanzwe. Umuntu akaba ati muza amakuru ati kanaka ejo bundi yavuze gutya, yakoze ibi n'ibi, kugira ngo use n'ushaka kubifashisha mu biganiro ufite. Ariko mu gihe uvuze amakuru y'umuntu cyangwa uvuze ibyo umuntu yakoze, cyane cyane biri negatifu cyangwa biri bisa n'ibitameze neza, ukabivuga utamugishije inama cyangwa utabibajije neza ngo ubimenye, icyo gihe nicyo byitwa urugambo cyangwa amagambo. Ndatekereza ko ku bijyanye kuko narishatse kurisobanura, ibyo nibyo twita kugambana. Hakaba n'ikintu cyashaka kuvuga kuko abenshi abantu babikora kugira ngo basa nkaho ari nko kwinezeza cyangwa asa n'uwabyishimiye, akishimira ibyo umuntu yakoze, akishimira ibyo umuntu yakoze bitari byiza, yakoze mu makosa cyangwa akabikora cyangwa akabivuga, none wewe ukihuta cyane 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 kubivuga no kubikwiza isi. Ni nkako novuga ku busobanuro cyangwa icyo twita kugambana. Donc urugambo rurica, rurasenya, rusenya imiryango, rusenya ubushuti, busenya sosiyete. Njyewe nawe ushobora kubura inshuti yanjye, ariko tugakora ibintu cyangwa tukavugana ibintu je nawe kabyumva hanze, cya gihe wa bushuti nari mfitanye nawe, cya cyizere, wa musabane twari dufitanye, uko twari dusanze tubanye, ugasanga kera habaye intera ndende cyane, kuko nasanze turiya muntu ntacu umubitsa, ni umuntu utobitsa ijambo cyangwa n'umuntu utabona ikintu ngo aceceke, kandi wamubatse bakuru yahengwe hano hanze ngo hari amakuru, hano hanze ngo bavuze ibyo bintu, usanga ari ibintu by'iki imiryango, ndetse ubwawe nawe bikaba byagutesha agaciro, kuko nimba akazi kawe ari ugufata umwanya munini uvuga bagenzi bawe. Hari umuzungu wavuze kuko umunyabwenge ngo abanyentege bafata umwanya munini cyane bavuga bagenzi babo, n'abanyembaraga cyangwa abantu bafite ubundi bumenyi bafata umwanya batekereza ku bibazo
batekereza ku mishinga runaka aho gufata umwanya uvuga mugenzi wawe. Kaba ikiganiro kiraba kigufi, kaba nshaka kugira ngo ntange nk'ibintu bigera ko kuri 5 cyangwa 6 umuntu agomba gukora cyangwa mbere yo kuvuga amakuru ya mugenzi wawe. Ikintu cya mbere ugomba kugira ngo utange amakuru, ugomba kubaza kubera iki ngomba kuvuga izi nkuru, kubera iki ngomba kuvuga ko kanaka ari we wibye inkoko ya runaka kubera iki ngomba kuvuga icyo kintu. Icyo nicyo cya mbere ugomba kwibaza, kubera iki ngomba kuyavuga, ukibaza impamvu mbere y'uko ufata umwanya ukavuga amakuru ya mugenzi wawe, ukavuga amakuru y'umushuti wawe, ukavuga amakuru y'umwana wundi, ukavuga amakuru y'umugabo w'abandi cyangwa umugore wundi. Ugomba kwibaza impamvu ni iyihe. Icya kabiri ugomba kwibaza, ese bifite akahe kamaro? Niba ngiye kuvuga ayo makuru bifite iyihe nyungu, birafasha iki, abayumva birabungura iki, abayumva barahindura iyihe mitekerereze, barafata izihe ngamba kuri ayo makuru wavuze. Icya gatatu, ese birafasha iki abantu, ayo muntu navuze biramufasha iki? Kwanza jewe nimba nije wakoze ikintu, ese nimvuga amakuru yakoze ubaze ngumutekereze, ese we nabimenya biramufasha iki, biramufasha iki, biramwica, biramusenya cyangwa biramuvuga ati kanaka yanamamaje? Kuko akenshi uba wamamaza amakuru atari meza. Ikindi ugomba kwibaza ati se ibi bintu narabyumvise. Hari n'igihe umuntu avuga amakuru atumvise cyangwa atahagazeho. Ugomba kubaza ukamenya amakuru ugiye kuvuga ko wayahagazeho, ufite n'ikimenyetso ndetse ufite n'amakuru ahagije kugira ngo ayo makuru ugiye kubwira abantu abashe kugira icyo abafasha. Ikindi ugomba gukora, bibaye byiza urabanza ukegera wa muntu ukamubwira ati amakuru yawe narayumvise, ibyo wakoze byarashimishije, ibyo bintu numva nabisangiza abandi. Akaguha uburenganzira, akakubwira ngo nibyo cyangwa sibyo. Kuko nubikora ibyo navuze cyangwa ibyo ndakoze utabingishije inama, uzaba ubaye umwanzi wanje, uzaba ugiye kunamamaza mu mafuti, uzaba bigaragaza kuko utankunda cyangwa utanifuriza ibyiza. Niyo mpamvu mu bijyanye no kugambana no kuvuga amakuru ya mugenzi wawe, intege nke za mugenzi wawe utamugishije inama, ari ibintu bibi cyane kandi bisenya umuryango. Rero nkaba mvuga ko hari ibintu bitatu tugomba kugerageza cyane. Ikintu cyitwa telefone yawe ibe wirinde nka kujya umuntu arinda ijisho, kuko niho hanyura amakuru menshi, niho hanyura ibikorwa byinshi byiza cyane n'ibibi reka mvuge, ariko ntibe ariyo kugira gute kwamamaza amafuti ya mugenzi wawe. Ikindi, amatwi yacu yumva byinshi, amatwi yacu yumva byinshi, ariko siko ngombwa ko akanwa kagomba kuyavuga. Amatwi yacu agomba kumva byinshi byinshi byinshi. Umva n'umuyaga, ukumva radiyo zose z'isi, ukumva amaudiyo n'amakuru y'amaradiyo yose atambuka, ariko se amakuru wumva yose niko akanwa kagomba kuyatangaza cyangwa niko ugomba kuvuga amakuru atariyo? Kuri ubwo rero narishatse kubabwira kuko urugambo rurica, urugambo rusenya umuryango, urugambo rusenya sosiyete, ndetse nawe ubwawe bikagutesha agaciro. Kuvuga ngo nije wavuze ko kanaka yakoze ibi, biriya rimwe na rimwe usanga bigenda bisenya umuryango nawe bikagutesha agaciro. Nkaba mbashimira cyane kuri iki kiganiro dukoranye. Mukore subscribe, mutange n'ibitekerezo kuri ico channel yacu ya Bonjour Minembwe TV. Abantu benshi bakunda cyane ngwizana abasaza niko bambwiye, ariko ndateganya kuzazana n'abasore ndetse nabo kugira ngo batuganirize, ariko cyane
abantu bakuze amateka yabaye mu gihugu cyacu niyo prioritaire, niyo ya mbere agomba kunyura hariya kuri ya televiziyo cyangwa kuri iyi televiziyo mukurikira. Ndabashimiye cyane. Mu minsi iza ngiye kuzabazanira ikiganiro cyiza mpande ntegura c'ubuhamya bwiza cyane bw'abantu tugiye kuganira. Ikindi tuzakora hejuru y'umuco, murazabibona, tugiye kuja ku muco kuburambuye rambuye kugira ngo turusheho kumenya no kusobanukirwa no kukunda, kuko umuco n'umuntu baravukana n'ibintu bitotandukana. Ni ukuvuga rero ni kuko ukuyeho umuntu umuco usa n'umukuyeho urugingo rwiwe rumwe. Ababaye kimuga, umuntu udafite umuco abamugaye yogenda acumbagira kuko hari icabuze. Ndabashimiye cyane. Nakagora ka ciao.